Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe bacu, ngira ngo mutumenyereye muri iki kiganiro, by'umwihariko ikiganiro umurunga w'ubumenyi. Reka tubabwire ko rero mu kiganiro umurunga w'ubumenyi tureba kuri byinshi kandi bitandukanye. Ikiganiro cyacu kiragutse, ariko by'umwihariko njyewe Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka ntabwo nje njyenyine, ahubwo nzanye na ya nshuti yanyu mukunda kandi mwishimira. Mbere ya byose ngize gutya Diane, ndabasuhuje ko bandi kureba reka ngira gutya, ariko ubikora byose ni njyewe Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra menye sauti original, nta yandi abana bashaka bakunda ku mutima. Nukuri ku mutima. Ngira ngo Ibra tugarutse mu kiganiro umurunga w'ubumenyi. Reka tubwire abantu ko tuje gusobanura amazina. Reka dusubize bamwe mu batwandikiye. Ntabwo uyu munsi dushobora kubasubiza mwese, ariko mutwandikire kuko tugenda tubigarukaho mu biganiro byacu. Yego. Tugiye guhera ku izina Janet. Turabasuhuje. Yego, ba Janet turabasuhuje. Na Janet ugatiwanda gusuhuje. Nukuri. Yego. Nibagiwe. Yego. Nibagiwe na muhangi utwa Janet. Yego. Ndagusuhuje. Nukuri baryoherwe n'ikiganiro. Janet rero ni muntu ki? Ese Janet bisobanura iki? Ba Janet bakunze kurangwa n'iki? Janet ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanura Imana igira impuhwe. Ba Janet bakunze kurangwa n'iki? Ibra. Ba Janet. Ba Janet bafite izina ryiza. Yego. Yego. Kandi ibikunze kubaranga nibyo kwishimira. Yego. Umva, bakunze kurangwa no kwishimirwa n'abantu benshi. Bagira ingufu, bivuga ngo n'abanyamwete. Nukuri. Kandi bakunze kugira umwimerere. Bakunda umwimerere. Bakunda umwimerere. Yego. Waruzi ikindi bakora? Baranavumbura. Nukuri. Ni ukuvuga ngo nta bunebwe bagira, baravumbura. Bakunze guhora bamenya ibintu bishya, kandi nicyo biyemeje cyose ngo bakunze kukigeraho. Bakunda kukigeraho. Ni abanyamurava. Ba Janet ndagusuhuje n'umutware wawe. Yego. Nukuri. Ndabasuhuje cyane, Imana ibahe umugisha. Yego. Aho ngabo bari ba Janet. Nukuri. Yego. Yego. Ariko se Professor P, nyuma ya Janet, ese umuyobozi wacu we? Reka nsuhuze nanjye Janet yari kuri 5 mu karere ka Kayonza. Ni byose. Turagusuhuje. Dukunze kubana cyane cyane. Dukunze kubana mu kazi. Iyo nakoreyeyo. Ajya gutanga twa serivisi two kuramira ubuzima. Nukuri. Nibyo cyane. Zabuko muri Janet. Yego. Iyo serivisi twiza cyane. Yego. Ariko se ubwo se bundi biteye ipfunwe. Icyakora giteye ipfunwe. Murakoze cyane. Ngira ngo reka tugende turebe n'izina rya kabiri kuri uyu munsi, izina Ornella. Ornella ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura urumuri rw'izuba. Ba Ornella bakunze kurangwa n'iki rero? Ba Ornella bakunze kurangwa n'ibakwe. Bagira ibitekerezo bizima, bahorana umwete, bazi gufata ibyemezo, kandi bagira amatsiko cyane. N'abanyamatsiko. Ubwo ngubwo no kuvuga kumubwira nk'inkuru ntuyirangize. Yego. Mwabona. Ornella turabasuhuje cyane. Yego. Yego. Ornella izina ryiza cyane. Ryiza cyane. Nukuri. Yego. Rira zina ngo risobanura urumuri rw'izuba. Twagiye kuri indi zina. Bienvenue. Bienvenue. Ariko Gifaransa. Ariko buriya uri sobanura mu Kinyarwanda. Bino tuvuga ngo yinda ngo ba ariko nanone ngo ni Paulo. Nanone ngo rikomoka nanone mu rurimi rw'Ikilatini. Ariko mu Gifaransa ni murakaza neza. Yego. Bienvenue ngo ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, ngo rikaba risobanura uhawe ikaze. Aribyo cyane. No kuvuga mu Gifaransa urumva? Mu Gifaransa ni bienvenue. Mu Cyongereza ni welcome. Mu Kinyarwanda ni murakaza neza. Yego. Mu Kilatini ni uhawe ikaze. Yego. Cyane. Ni izina ry'abana b'abakobwa? Ni izina rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, ngo rikaba risobanura uhawe ikaze. Ba Bienvenue rero
bakunze kurangwa n'ibitekerezo byagutse. Ibitekerezo byagutse ni ukuvuga bagira big fish. Aha ntekereza ko ari izina umwana w'umukobwa ashobora kwitwa n'umuhungu akaryitwa. Yego hari amazina mbirabyombi. Yego buriya ariko uwaruza akantu kigeze kumbaho kera buriya nitwa nyine Uwizeyimana. Yego nigeze gukurana ipfunwe umva ngo buriya Uwizeyimana ngo ni izina ry'abana b'abakobwa. Yego ariko naje gusanga ari izina mbirabyombi. Yego kuko ibintu bigaruka ku Mana, kwizera Imana ni ibya buri wese. Ni izina mberabyombi rero ni no mpamvu dusuhuje abangaba bagenzi bishobora kwitwa umwana w'umuhungu cyangwa rikanitwa umwana w'umukobwa bakunze kugira ibakwe n'ibitekerezo byagutse. Yego n'ubundi bari batubwiye yuko ngo ba bienvenue bakunze kurangwa n'ibitekerezo byagutse. Yego ngo ku byo babona byose bakunze kubihangange. Bakunze kugira ibitekerezo byagutse ku byo babona byose, ariko kandi ngo bakunze kuba ibihangange, bahorana inyota yo kumenya ibura. Yego icyo ni nacyo kibagiraho ibihangange kuko icyo gikorwa ko abantu bagenda bagikora bunguka ubumenyi butandukanye ibyo bibaremera itandukanye. Buriya uzi ko kimwe mu bintu biranga umuswa ari uko akenshi usanga adashaka kugira icyo amenya. Ni ukuvuga ngo umuswa nta nyota yo kumenya agira. Ubundi nta n'umuswa ubaho, ahubwo umuswa ninde? Akenshi usanga abo twita abaswa atari bo baswa. Ahubwo umuswa ninde? Umuswa ni wa wundi udashaka kugira icyo amenya. Wa wundi udashaka kugira icyo amenya. Cyangwa naho reka nsuze cyane Dashimu, njya nkunda kumukurikira cyane. Ni inshuti yanjye, njya nkunda kumukurikira. Bariya bagabo ni abahanga. Ni ukuri. Ajya akunda yakunze kuvuga yuko ubundi umuswa atari wa wundi wananiwe bya umwitozo yahawe runaka, yenda ubumenyi dukura mu ishuri, kuko uriya biriya yananiwe ibyo yabashije kubazwa na mwarimu, ariko buriya umuntu ashobora kunanirwa bimwe agashobora ibindi. Ariko nanone buriya ibura ushobora mu masomo yenda wigira mu masomo yo ku ishuri ubasha kudatsinda imibare, ariko wagera kuri chemistry ukayitsinda. ariko gusa mu magambo yanjye bwite nta gitabo nasomyemo hari uko ntekereza umuntu w'umuswa. Buriya nimba sosiyete ifite uburyo yubatse, urumva iyo bishobora kuba ari sosiyete nyarwanda, sosiyete ndundi ngande kandi biterwa n'akarere, bikaba hari umurongo w'ubuzima ugenderwaho, hakaba hari amategeko agenderwaho, ndetse n'abahanga hari ibyo bemera barashyize umurongo runaka, bakavuga ati mwirinde ibi ngibi bizagira ingaruka ku buzima bwanyu. Buriya uwo nakwita umuswa ni wa wundi ukinisha ikigiye kumwica cyangwa se kikica iyi sosiyete ngari, urumva bitandukanye n'amahame y'ubuzima tubaye mu wundi nitwa umuswa. Ufata amategeko, urumva amategeko atuma tugendera mu murongo mugari, we akayagira wenyine, uriya nawe ntaba yikunze, uwo niwe nitwa umuswa. Reka tubwire abantu ko abantu badukurikiye by'umwihariko mu kiganiro Umurunga w'ubumenyi, abo si abaswa kuko barashaka kumenya. Abo si abaswa, ahubwo ibyo birafasha guhita nisuhuriza Beritara, ntabwo twakwibagiwe. Ni ukuri Beritara ni benshi, ariko wowe uzi ko wadutumye. Ni ukuri turagutumikiye kandi urabizi neza wanyandikiye inshuro irenze imwe ebyiri unsaba ubusobanuro bw'izina ryawe. Nari rero Bertara ni izina risobanura iki? Ni izina ry'umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki, rikaba risobanura urabagirana. Yego, urabagirana. Ba Bertara bakunze kurangwa n'iki rero? Ba Bertara bakunze kurangwa no kubahiriza inshingano zabo, baraganza cyane, bakunda imiryango yabo, nta kavuyo bagira, kandi bazi gufata ibyemezo. Bazi gufata ibyemezo, ni ukuvuga ngo akenshi ba Beritara ntabwo ari cishwa. Oya, ntabwo ari bacishwa. Ubundi buriya umuntu tugira icyo tuvuga ku muntu uzi gufata ibyemezo. Hari positive na negative, hari uruhande rubi, hari n'uruhande rwiza. Igihe urimo gufata icyemezo, urumva gishimwa n'abandi, urumva gishimwa n'abandi, atari icyemezo kigayitse, courage. Ariko nimba
ufata icyemezo cyo kugundira cyo kwikomeza igihe uri mu mafuti ntacyo kwijije ariko wabere tarari icyiza nuko uba bafite ibyemezo byiza ni ukuri ni n'izina rifite ubusobanuro bwiza urabagirana urumva ntabwo waba urabagirana ufata icyemezo kibi ni ukuri akenshi hamwe bigoye abantu bari mu rwijiji byabayobeye ngo baraganza cyane bakunze ngo gukunda imiryango yabo ngo nta kavuyo bagira kandi bazi gufata ibyemezo. Bertrand izina ryiza cyane reka tubasuhuze ba Bertrand mwese ari nako by'umwihariko dusubiza uyu mukunzi wacu watwandikiye yadusaba ko dusobanura izina Bertrand nawe turakubwira ngo twandikire utubwire izina wifuza ko tugusobanurira muri iki kiganiro umurunga w'ubumenyi. Ngira ngo mu gaseke twari dufite yego dusigaranyemo izina rimwe kuri uyu munsi nukuri kandi naryo ntitugenda tutari babwiye yego izina ry'uyu munsi tugiye kugarukaho ni Patrick ndabasuhuje cyane Bizimana Patrick ubu ngubu ukora inshingano zo kubungabunga umutekano mu ngabo z'igihugu ndamusuhuje cyane aryoherwe n'ikiganiro yego ba Patrick mwese Patrick izina ryiza cyane izina ry'abahungu rikomoka kuri rurimi rw'ikilatini rikaba risobanura umuntu wiyubashye. Ba Patrick bakunze kurangwa n'iki rero? Ba Patrick bakunze kurangwa no gukunda ngo bakunda imiryango yabo babasha kwirinda akavuyo mu byo bakora byose baraganza cyane mu byo babona bagira gahunda kandi bazi kubahiriza inshingano zabo. Hari Patrick umwenzi kuko bazi gukunda ariko nzanamubwira bivu hari uwunzi ukunda ariko ntabivuge akabika ku mutima nzabimubwira noneho abivuga ipi ariko kera we niwajya kuri pana y'ibura njyewe se kubaza ikintu kera nagaga buriya kubera sosiyete twari turimo muri kiriya gihugu cy'ituze twari dufite karabo ya media ikintu cyatumaga ntabivuga tukagira karabo ya media noneho kandi bambwiraga yuko mbishoboye ubwo mbese nanjye nari umusitari ndabizi ko mu bantu bakundwaga nawe wari urimo ni ukuvuga ngo nari umusitari bityo niko bambwiraga ariko kuko nifuzaga gukora cyane ni nayo mpamvu njyewe ntabyimenyaga navuga ngo nimbwira umukobwa ko mukunda mu gitondo nkajya kuri stage urumva nkajya kuri stage namubwiye ko mukunda yaranambwiye ko bidashoboka araba ndeba gute buriya araba arimo kuvuga ngo buriya ngo yiburango kandi yaporopoje ngo namwanje niyo mpamvu buriya muri kiriya gihugu cy'ituze nyine murabizi uko n'abagabo iki ni ikibazo abasitari benshi bakunze guhura nacyo uzi ikindi banyibazagaho buriya banyibazagaho cyane ngo bantekerezaga mu bice bitandukanye nuko tutabona ngo umukunzi wa Ibura abandi bakavuga ngo buriya araba afite benshi ariko buri tari uzi ko nari ngiye kuzavumirwa nta mungu gomero atazakora ishyano seri namaze igihe kinini ndisimbo bazi kungo mfite ngo umukunzi ngo buriya tuba dutendetse reka ntacyo niyumvishaga yenda niba umufite cyangwa utamufite ntacyo ubwo nabyo uzabitubwira reka tube tubigize ibanga rero ubusobanuro bw'amazina ese ntacyo reka utaha tuzabonana uzambwira niba warashe kuhamubona niba se yaravuye ahandi niba bimeze bite uzabitubwira byose ibanga ryari mu gihugu cy'ituze ariko hari ibyo tuzakina ubuzima bwo hanze ya kamera reka ratubwira abantu ko n'ubundi ikiganiro ari akagaruka ikiganiro ni akagaruka wowe witwa runaka twandikira utubwira izina ryawe turisobanura uzi ko abantu benshi usanga yitwa izina ariko bamubaza uti izina ryawe risobanura ngo iki ugasanga ntabyaza uti izina ryawe risobanura iki turi hano kugira ngo dukore ibyo byose ni ukuri turahababereye muhari ku bwacu natwe duhari ku bwanyu. Ikiganiro rero umurunga w'ubumenyi ni akagaruka Ibura
yego nakagaruka nakagaruka nk'uko bisanzwe yego umunsi umwe muzajya mutubona turi mu kiganiro twembi Icyane. ubundi mutuboneyo hakoze umwe ariko gusa umutima mba ndi kumwe n'uwitwa Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka ndetse na mugenzi wanjye Imana ikunda kandi ikamwishimira Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original nta yandi habana abashaka tubafite hehe ku mutima